kugira bigende neza nawe ndaza gutwika hahandi nawe azavuga ati burya murumuna wanjye ni isongi nawe G-Tough ni ubundi twe ubundi njye nakubwira ko twakuriye mu buzima wenda umuntu atabasha kwishimira ari nabyo bituma ngira ngo abanyarwanda bagenda bavuga izo mvugo zigiye zitandukanye nanjye ubuzima ndimo ubu simbwishimiye gusa nyine kuba yarakoze iriya mizigo ya danje ikaba iri kumwinjiza agafaranga cyangwa se abaturarwanda barabashije kuyikunda bigatuma abona amafaranga yatuma tubaho cyangwa se hari ubundi buzima tubayeho nyine urabona hari igikoma ushobora kunywa ukaba ati iki ni igikoma kiri aho ngaho nyine igikoma gisanzwe ariko nk'igikoma cy'ingano ni ibintu biba bitandukanye ariko njya nibaza bavuga ngo abasore b'inzobe ngo nibo beza ubu nawe iyo wirebye mu ndorerwamo ubona uri umusore mwiza cyane umva bogari igezweho ubundi banyita bogari mbamba basi ugira urukundo urukundo ni nk'urw'imeri ase ubundi njyewe buriya murancanga urukundo ngira cyangwa wowe urwugira ntabwo byose byaba bihuye njyewe mfite urukundo nk'urw'imeri bro ni nk'urw'imeri yes bivuze ngo uraryana kabisa ariko imeri ibintu ikora mu buriri nabyo kuri litiro ya danje kugeza mu gitondo mafunzemo sawa wowe buriya reka nkubwira ushobora usanga uryama nko mu meri 200 kuko ndabona uruheri nawe ibintu ubuzanye ntabwo ari sawa uruheri neza se umenya nziryamamo se ndiyo niba wiryamira mu ntuze njyewe ndiyo nindangiza njye kunaziryamamo wapi ibyo bintu ntabwo byakunda ahubwo bafunzemo sawa nyine hari ukuntu mba ndi kumva ashaka utuntu tw'uturitiro twa buri munsi icyo kunywa cyangwa n'icyo kubika n'icyo kunywa nese wabika ukabimaze iki none se musore wacu ubu muri iyi minsi ngo usigaye uhugiye mu dukira muri iyi minsi rwose ku bintu bijyanye no kubasha buriya abanyarwanda tuba tubategura ibintu bya danje bivuze ngo uri gutegura ikintu cya danje ibintu bya danje rwose umunyarwanda ahandi umunyarwanda kireba ukabona amaze nk'umwaka icyo kintu ari kugikunda fresh ubu murategura iki tubatera amatsiko nanjye mfite n'amatsiko ubuse nimbibabwira ayo matsiko uraba bakiyafite ubwo ndabona amaje kubivuga icyo uri gutegura nawe bakubwiye ngo ubereke icyo uri gukora mo ndategura imizigo ya danje umuzigo ni bwoko ki umuzigo w'indirimbo tu umuzigo w'indirimbo yes ariko ndabona ibintu ari fresh direde zabaye direde muri iyi minsi ahubwo nanashyizeho agasuko nuko abanyarwanda bantariyemo uduceri ngo njye no kubanza gukaragisha wongere nsubizeho ariko nizere ko bari bugumye kubikurikirana nyine tu bagumye babikurikirana muri iyi minsi ufite vibe umwe ya G-Tough muri iyi minsi rwose ewa harya ni murumuna wawe ngo ni niga yawe G-Tough ni niga usibye ko mbona ko abanyica ariko ubundi njye namaje kubibona kugira bigende neza nawe ndaza gutwika hahandi nawe azavuga ati burya murumuna wanjye ni isongi nawe wowe iyo urebye ubona watwika biciye mu zihe nzira inzira ni nyinshi naca nshobora guca mu nzira za video nshobora guca mu nzira z'indirimbo amawodiyo nyine ibintu biri aho bituma umuntu akumenya cyangwa se waguka ugaca mu ndirimbo za audio n'iza audio amavideyo amawodiyo byose audio na video yes none se izo ndirimbo uzabucamo n'izawe cyangwa se n'iz'abandi basitari muziranye ubundi iyo mvuze gutegura umuzigo wa danje yes ibi ari indirimbo zawe ku giti cyawe sibyo ariko ushobora no kuba wenda akanjye ku ma TikTok babashe kuba bambona njye nzagenda mbaho utuntu n'utundi nyine tu yes ama TikTok yarahari byose birahari njye nzajya mba abanyarwanda ngomba kubaha show ni show mu mutwe yumva this cyangwa ibikorwa nabyo ngomba kujya mbatamo rwose babone nabo binjoyinge njye hari umupapa nabajije ndamubaza se kugira ngo kubera ko ni umupapa ukuzemo nyine ariko yakuze akunda bino biboro nyine mwebwe mukora naramubajije kugira ngo ube umusitari n'icyo kintu wakora ukaba umusitari uwo mupaturo se yagushubije ngo yanshubije rero yarambwira ati ngewe niyo byansaba kwiyahura nakiyahura ariko iyo urimo gutekereza uburyo ugomba kuba umusitari muri ibi urimo cyangwa se ibyo ugenda ubona mu basitari ubona bari hiti ubona ari ikihe kintu cya danje bakora bakurusha aricyo gituma ubu ngubu bari hiti bakurusha njyewe umusitari wenda njyewe mvugishije ukuri sinkunda ibintu byo kubeshya njye nta mafaranga mfite menshi ku buryo ushobora kubona umusitari ukabona marategura ibintu ukabona afite ibintu byinshi nyine biguze amafaranga ariko njyewe kuri
kuri izo revo ntago ndagera mvuge ngo ndacyategereje abanyarwanda ko bagenda bansapotinga. uvuze ngo uri hagati nk'ururimi nje ndi hagati na hagati ya abanyarwanda yo kumbona bansapotinge to ya ese ko umuntu ubundi ukeneye sapoti cyangwa se umuntu ufite urukundo abantu benshi bindeba kure cyane nkanjye umuntu arakubona agahita amenya ikintu ukeneye cyangwa icyo ukeneye wowe ariko ndabona ntabikugaragaraho nyine wowe umeze nk'umuntu nta n'ikintu na kimwe ukeneye umeze nk'umuntu nyine ushaka kwiberaho gutyo gusa nta kintu na kimwe ukeneye nta sapoti subona nubwo ubona ko mbashaka kuba umusitari wa danje wowe dore uburyo ndi kukubona sibyo kuko n'isura yawe uko igaragara miraho zigikoma miraho zigikoma isura yawe uburyo ndimo kubibona umeze nk'umuntu udakeneye kuba umusitari udakeneye sapoti nyine umuntu uri aho ngaho ukwirirwa umukabya nkuru gusa wapi njyewe ubundi inzozi zanjye mba numva ibintu bijyanye na interineti mba numva nzajya mbitumika gatanu mu basitari mwakoranye uba wumva ushaka kuzaba nkandi mwakoranye mu basitari wenda usibye wenda n'abo twakoranye ngenda kuvuga mu basitari wenda numva nagira nakora wenda nkazagera kuri iyo revo cyangwa se nanjye aho numva nyine nshaka kuzagera. ubundi mu basitari ba mbere ni umusitari bita Zeoturapu sibyo Zeoturapu ni wa muntu nabonye oya we ni inshuti nakubaje mu mwakoranye utaza kumbeshya umbwiza ukuri mu bantu mwakoranye mwaba mwarakinanye ubute mwarakinye iby'abana mu bantu mwarakinanye mu bantu ba mbere numva nyiri twakoranye ni Gitafe mwakoranye iyi ni odi ubundi twakoranye audio yo ntago ndimo cyane ariko video bazabyumvamo abanyarwanda ndimo nirijwe bari guturika bya danje ntago ryabura. iyo video nyine twayikoreye ahantu nyine mu mujyi wa Kigali nyine twari twaciye haraza za Kicukiro mbona ibintu nisonge cyane nabwo bwa mbere ibyo bintu nari mbyinjiye bakambwira ko Gitafu ari umwe watunda ubwonko. ayo makuru waba uyazi cyangwa ukaba uzi wenda ahazinywera kuko abantu benshi bafite amakuru ye bavuga ati Gitafu ni umuntu nyine w'ikirara Gitafe ni ubundi twe ubundi nje nakuvuga ko twakureye mu buzima wenda umuntu atabasha kwishimira ari nabyo bituma ngira ngo abanyarwanda bagenda bavuga izo mvugo zigiye zitandukanye. nanjye ubuzima ndimo ubu simbwishimiye gusa nyine kuba yarakoze iriya mizigo ya danje ikaba iri kumwinjiriza agafaranga cyangwa se abaturarwanda barabashije kuyikunda bigatuma abona amafaranga yatuma tubaho cyangwa se hari ubundi buzima tubayeho cyangwa naguba nje ndamushimira cyane kuko mukuru wanjye bagomba rwose kubikurikirana gusa nizeye ko nanjye azanza buriya ni nawe wankundishije ibintu by'ikoranabuhanga cyane nanjye numva ndabikunze kubera iriya ndirimbo ni umuzigo wa danje. wavuye mu ishuri ufite imyaka ingahe? njye navuye nta nubwo nakubwira ko nanize kuko njye ndibuka neza byari nko mu bibiri nka bibiri. wari ufite imyaka ingahe? nari mfite nk'irindwi cyangwa 10 gutyo. noneho njye ishuri barambwira ati jya ku ishuri ati si inkweto ziri kuko icyo gihe no kubona agafaranga byari bigoye ukabona n'inkweto ukayibonamo boro ndakirya ukabona inkweto ni boro. niyo mpamvu uriya muji wawe yaririmbye ngo igikoma muri icyo gihe cyarabonekaga akada ariko muri icyo gihe twakundaga gukora ikintu bita bakitangukira nibagiye akantu gatoya ndaza buriya kubyibuka mbibwira abanyarwanda ariko ari akantu twakundaga kwinywera bitari igikoma nyine biri aho niba ari kameze nk'ingano ukuntu nyine kuko ibintu by'inuze ibintu by'ibikoma
nyine urabona hari igikoma ushobora kunywa ukaba ati iki ni igikoma kiri aho ngaho nyine igikoma gisanzwe, ariko nk'igikoma cy'ingano ni ibintu biba bitandukanye. Abanyarwanda nyine nawe ubwawe urabibona ukabona bimwe ni umuhondo ikindi ni igikoma cy'umweru biri aho, ariko iriya ndirimbo y'igikoma aba yarayiteguye. Buriya hari ubuzima twaciyemo bwinshi. nawe se ubwiza ubona kuri iyi si kuva wava mu ishuri, ibyiza wabonye kuri iyi si ni ibiki? Icyiza nabonye cya mbere ni uko nabonye umukunzi unkunda, umukunzi ugukunda, kandi akaba nkunda w'umukobwa. So nta mukunzi w'umuhungu nshaka, njye nshaka inshuti z'abahungu kandi tunaganira. nijoro hari akavidewo narebye mbona abahungu mu gihugu mu Rwanda bari gukora ubutinganyi, ako biriya bintu ngenda byanga, niyo mbibonye kuri fone yanjye rwose. ariko njye nakadownloadinze ndagafite, nidusoza ikiganiro mbwire. Ntago nshaka kubireba buse, n'umukunzi wanjye afashe amakuru uko nabirebye ngira ngo yanyice. Ntabwo ujya ubibona ako biriya bintu njye mbara ari Satani aba ari kubashuka. Satani yinjira mu muntu, Satani hari ukuntu agushuka ukabona buri kimwe cyawe cyose ukabona bigize imfabusa, ukumva muri wowe ushaka kumukorera, ukumva ibintu uri gukora nyine ushaka ibitajyanye n'iby'igihugu gishaka. ubu se biriya bintu igihugu kirabishaka wapi? ahubwo ibyo ngibyo tubive, ibyo by'ubutinganyi ndumva nta n'impamvu yo twebwe nk'abantu. ariko ugasanga abantu twebwe turakora ibikorwa bibi birenze ibya shitani kandi twararemwe n'Imana. icyo gihe kugira ngo umuntu akore ibikorwa birenze ibya shitani yararemwe n'Imana biba byagenze bite? ibikorwa bibi bibaho kandi ibikorwa byiza bibaho. ubwo rero nubona umuntu wo gukora ibikorwa bibi, wenda ntukabifate nk'aho nyine ari gukora ikintu we nibyo aba ashaka, kandi ushobora no kubimukuramo ugasanga urashwanye cyangwa mupfuye ubuze. urugero ashobora kuba wenda ari kuvuga ati wenda njye mvuye kuvoma, sibyo? we arifasha amazi arayamenya ayasanze mu nzira. ubwo urumva ubwo atari ubugizi bwa nabi se? uwo ni Satani uri kumushuka. ubugizi bwa nabi buratandukanye. hari uburyo umuntu akora ikintu nibura n'umuntu yakibona akavuga ati uriya ntabwo yarumenya. uwo muntu kugira ngo akore ibyo bintu ni ubuzima buba yaraciyemo, ese ni wo muco. njye nakubwira nanjye nibyo nakubwira ko ari umuco w'umuntu. wowe wavuye mu ishuri ufite imyaka 7, kandi birumvikana iyo umwana avuye mu ishuri kiba kigiye gukurikiraho n'iki? ni ukubikirara ku muhanda. hari byinshi aba yarabonye. wowe mu bintu wabonye bishobora gutuma wahemukira umuntu, niba umuntu akubaje ngo igikorwa kirenze icya shitani kibi wowe wakora kandi wararemwe n'Imana. wenda Satani we agira ibikorwa bibi birusha ibindi byose. niwakora igikorwa kibi ngo kirushe ibikorwa bye kuba bibi. ahubwo wowe ikintu ukora, Imana ikuyobora mu nzira nzima, Satani akakuyobora mu nzira ashaka. ubwo iyo utezutseho gake ku Mana nyine Satani aragushuka. ubwo rero bitewe n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo ntiwamenya nyine ukuntu mu mutima waba ameze. mu mutima ashobora kumva hari ibintu runaka adashaka, ushobora kumuha saa izi ngizi ukabona abifashe nabi, nanjye ukabona mbifashe neza. nyine ni ibintu biba bitandukanye. ubundi biratandukanye muri make. ni ukuvuga ngo rero ubu hari igihe cyose ntabwo ujya ubura. nanjye mba ndi gucamo gutya. ubu n'ubu ngubu naringiye naringiye ahantu bita mu Gatenga. mu Gatenga ukorera yiki? mu Gatenga naringiye guca nyine hariya hepfo kuntuze kuri la etaje. naringiye gusanga nyine umujama wa TikTok. ari umujama bari bandangiye wa TikTok ya danje nyine ngo uri gukora ibintu bice bigacika. muri iyi minsi we niwe nashakaga. numvaga bavuga ngo channel yitwa Karabyo TV. niko nabyumvaga. naringiye kumurana namuhamagaye ahubwo ari no ku Karabyo TV. niyo numvaga barimo kuvuga. namuhamagaye ari no kungora. namuhamagaye ari kungora bya danje ariko numvishe yabyumvishe.
ngiye kumureba ati nyine tugira utuntu twikorera bari bumfashemo gake gake. Gusa nyine nkanjye nyine uba uri gucamo gutya ntarimo ndategura ibintu bya danje ndi kujyana bamfashe. Wakoze kuduha umwanya wawe tukaganira, urumva uba waduhaye umwanya nk'umuntu w'umujamu ufite imirongo urimo gutegura byinshi cyane uduteguriye. Abanyarwanda bo nibabyitege kuko igihe cyose wowe ibintu uba ugomba kuzabiha umurongo. Ndabategura ngo rero n'undi munsi nitugukenera tuzahita tukurabura nyine, tuzaguhamagara uze tubwire nimba ya mizigo yawe wayisize ku murongo. Abanyarwanda nzagenda mbaha babibona nabo. Icyo ubwira Abanyarwanda mu bintu bateguriye se cyangwa mu byo ubundi ngewe ikintu cya mbere mbateguriye ni aya mavidewo n'iyo audio sibyo kuri TikTok ho no kujya bagumye babikurikirane nyine. Ubundi ikintu utarashyira muri mashini uvuye ngo cyakunze cyangwa wagitunganyije, njyewe mbifite muri mind man. Njyewe niba nyiri kwandika imizigo ya danje, wenda indirimbo imwe narayisoje, ariko hari ukuntu mba ndi kwandika imizigo ya danje mbashaka kubaha ibintu byiza bibagirira akamaro. Niyo mpamvu nyine mba ndi kwanga kubeshya Abanyarwanda. Kubabeshya ntabwo biba ari bizima cyane. Bazagenda babibona nibyo wabateguriye. Abanyarwanda muri kubyumva ko uyu musore wacu mubona bamwita Nani Style, akaba ari utuntu arimo kudutegurira. Utwo tuntu ngazababwira nidusohoka. Nanjye nuteze amaso. Kuri TikTok naho nzagenda mbaha show. Kuri TikTok uzagenda duha show. Nzagenda mbaha rwose. Nanjye muri iyi minsi narindi gushaka no guhanga indi account ya TikTok yanjye, kuko TikTok yo nari mfite nabonye itari kubona abantu cyane. Ntabwo barimo kuyikurikira. Abanyarwanda nibakomeze bamfane. Kubaha ibikorwa bakeneye. Ngomba kubiba n'abakene usibye ko mwese burya ari ukuntu twebwe dukora ibintu tukabikora tumeze nk'aho wagira ngo ni urwererutse. Ubundi nimba winjiye mu kazi ukinjiremo cyangwa se ubundi igikorwa winjiyemo ugomba kukinjiramo ku buryo n'umuntu ukubonye n'amarangamutima nyine akavuga ati uyu muntu iki kintu aragikeneye cyangwa se arakora ibintu bimurimo, buryo umuntu abona ari ibintu byabayeho kandi n'ibitari. Nanjye ibintu ndi gutegura noneho mbirimo. Mwebwe mukora waba uri umuraperi, waba uri umukontenti, ibintu ugomba gukora nuko ugomba kubikora wumva ukabyinjiramo ukumva ko birimo. Ntabwo uzaba uri umusitari ngo ujya ku muhanda ujya urapa ibintu abantu batumva, ujya urapa ibintu abantu batatega n'amatwi. Wenda nibura abaraperi cyane cyane bakunzwe kumvwa n'abasore. Abasaza nabo ubashakira nka za ndirimbo zigenda gahoro, kuko nabonye abasaza bakunda ibintu bigenda baba bumva indirimbo z'abasore ko zirimo iki, zirimo akantu k'injyana ukuntu nyine cyangwa se utundi tuntu wadanje. Bone nkatwe abasore tubyita nk'injyana muntu, ko hari ukuntu wumva injyana muntu hari ukuntu wumva umuzigo wa danje, sibyo? Wamara kumva umuzigo wa danje wakurikiza n'ibintu birimo ukumvamo biragutwara ahantu rwose nawe ubwawe wumva ushaka. Injyana muntu urayizi ikisobanuro? Injyana muntu sibwo. Injyana muntu nyine hari ukuntu erega ni ibintu biba bitandukanye. Injyana muntu hari ukuntu ni ibintu biba bijyanye umuntu, ariko njyewe mo ndababwira ku bintu bijyanye n'amagambo azaba ari muri iyo mizigo ya danje, sibyo? Natwe turabitegereje. Rero ni ukuvuga ngo turagushimira wowe wahereye ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, n'ubu tukaba tukiri kumwe. Waduhaye n'icyizere, wanarebye n'utuntu turimo kugenda tubatamo ku Karabyo TV. Rero nimba uri mushyashya kanda subscribe na like, utere comment na share kugira ngo ukomeze kujya ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukana. Mubwira ngo ciao.